umwana w'intama w'Imana wapfuye akazuka akaba yicaye iburyo bw'Imana. Murihangana natinze gutambutsa part 2 y'ubutumwa nari nahawe, kubera ko ntabwo muri iyi minsi biba byoroshye, abantu tuba twirukanka mu buzima butandukanye dushakisha uburyo twagira imibereho. Ariko kuko wabaye inkoramutima ukaba umusabone wacu, mu by'ukuri nagusezeranije ko nta kiva ku mutima w'Imana kizabaho utakimenyeshejwe. Reka dusenge jye nawe kugira ngo twinjire muri ubu buhanuzi. Ariko nkwinginga, birashoboka ko wenda uri kujya mu kazi, shyiramo ekuteri yawe, birashoboka ko uri muri office bitakwiciye akazi, mera nyine nkumva radiyo n'ubundi utega amatwi buno butumwa kuko burihutirwa cyane. Murabona ko n'ubu ngubu nanjye mu by'ukuri natwaranye kugira ngo mbashe kubutambutsa. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje kuko wera kandi ukiranuka muri byose, ufite imbaraga n'ubutware ndetse n'ubushobozi, wambaye kwera no gukiranuka muri byose. Uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, uri ubwugamo bwacu, uri isambu itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri Jehova Jire, uri Jehova Rafa. Abana natwe muri uyu mwanya kandi ducyashya imbaraga z'abadayimoni, ibitero by'umwanzi bitsindwe, ibitavuga Imana biceceke mu izina rya Yesu. Umwuka w'Uwiteka abane na buri muntu wese, nsengeye umuntu wese udukurikirana ngo yakire ubuntu buva hera, ngo yakire favor iva ku Mana, ngo yakire presence iva ku Mana. Mbisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, duherukana dutambutsa message turi ahantu mu gashyamba ukuntu, hari ibiti byinshi, ariko kandi nababwiye ko kuwa mbere, kuko nabutanze ari muri weekend, mbabwira ko kuwa mbere ndaza gutambutsa ubundi bwa part 2. Mu by'ukuri dufite amayerekwa menshi y'ibintu bitandukanye, ariko igihe turimo ntabwo cyoroshye bakundwa, ntabwo cyoroshye. Inzitizi ni nyinshi ku rwego utabasha kubyumva wowe utabihagazemo. Abanzi b'umusaraba baragwiriye, ubugome bwabaye bwinshi. Kubera ko bwabaye bwinshi, abuzuye ubugome bwinshi burya ntabwo bajya bemera kubwiza ukuri. Ndavuga mu isi yose muri rusange. Ariko uhereye kera kose Bibiliya igaragaza ko Imana, abayirwanije n'abarwanyije Bible ngo itagira aho igera, barapfuye, ntabwo bakiriho. Bibiliya iracyavugwa. Abarwanyije abahanuzi ba Yesaya bakerejwe inkero, ariko ubutumwa burakomeza buravugwa kuko hapfa umuhanuzi umwe havuka undi. Mu Mana nta gushomera guhari. Nyuma yanjye hari undi uri kuvuka, uri gutozwa, uzahanura nawe. Haleluya. Rero ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa. Kristo agomba kubwira inama ze ikiri ku mutima we. Nta n'umwe wamukoma mu nkokora. Nta mbaraga n'imwe ishobora kurwanya Imana ngo iyineshe. Nta butware na bumwe budakorera munsi y'ikiganza cy'Imana. Nta bushobozi na bukeya buhari bwo kunesha Imana. Imana ifite imbaraga. Imana ni umutegetsi utegeka abandi bategetsi. Mutandukanye, Yesu mutandukanye n'ibindi bintu, mutandukanye n'ibigirwamana. Ni umunyembaraga. Inzitizi ni nyinshi. Paul bamufunze arandika aravuga ngo njye ndafunze ariko ubutumwa bwiza ntibufunze. Haleluya, haleluya, haleluya torero. Mbega ibyishimo. Yohana bamutaye mu ngunguru y'amavuta,
ngo bamutama ari umusaza avamo ari umusore muto cyane, ngo baravuga ngo ese ni gutya bajya bavuga bera bazasa ngo wa wundi niyerekanwa. Yemwe Yohana ahagarara ku misozo y'ingunguru ishyushye irimo amavuta, nibwo yavuze ariya magambo, aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo ariko uko tuzasa ni kurerekanwa. Arababwira ngo ariko Kristo niyerekanwa, to be last force, tuzasa nawe, tuzasa nawe. Yemwe hanyuma y'ubuzima ubuzanga uzemere hari ubundi buzima, hanyuma y'imibabaro, hanyuma y'ubupfubyi, hanyuma y'ubugumba, hanyuma y'abakwanga, hanyuma y'ibikurwanya, hanyuma y'ibikunaniza hari ubundi buzima, hanyuma y'abatemera, hanyuma y'abakurwanya, hanyuma yabyo twe tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama w'Imana. Yemwe tuzimana ingoma na Kristo. Nk'uko rero ntatinda muri ibi mba mfashijwemo tukavuga n'ibyo byari ku mutima wacu, kuko ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana impesha agakiza n'ubutsinzi. Kandi ntavugiye Yesu se navugira nde? Navugira wowe, navugira nde se? Navugira undi? Oya. Nagize iyerekwa rero ukwiriye kwitondera cyane, ukwiriye kuryumva, kandi nkunda kubasaba ngo discussion zibe nkeya, kuko impamvu mba mbabwira jye ndiyizi. Hari igihe nigeze mbaho mpanurira umuntu udarambwira ngo ibyo ntibishoboka. Bimera nka bya bindi umuhanuzi w'Imana Elisha ahanura, aravuga ngo ntimunce umutwe kuko ejo indengo y'ifu izagura shekeri. Intumwa batumye iravuga ngo naho amadirishya y'ijuru yakinguka ibyo ntibishoboka. Aramubwira ngo uzabireba n'amaso ku yawe, ariko ntabwo uzabiryaho. Akanwa k'abahanuzi ni keza ariko ni kabi cyane. Nagize iyerekwa rero nanone rishamikanye na rya rindi, mbona ibintu bimeze nk'ibitembo bicometse mu ijuru, ariko nkabona ibyo bitembo biri kududubiza amazi meza cyane biyasuka mu isi. Nkomeje kwitegereza mbona ibyo bitembo abantu bari bari kubinyweraho babivuyeho, babivaho. Mbona ingabo nyinshi z'abadayimoni zirimo zibahirika. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo kubwo gucika intege kw'abantu hari ibyiza abadayimoni bari gupapuza ibiganza by'abantu. Hanyuma ngiye kubona mbona marayika acimbuyemo bya bitembo, umva ijwi rivuga ngo kuko bitari kunyweraho abanjye bakaba barabyambuwe, ngo abadayimoni ntibanywa amazi aturuka mu bwami bw'Imana. Mbona ibiganza bikusanije abantu b'Imana bibegeranyiriza hamwe. Mbona havuye itiyo nini cyane buri wese yabashaga gutega akanywa akavoma. Mbona abantu benshi
hari abari bazanye utujerekani duto, hari abari bazanye ibikombe, hari abari bazanye amabido manini cyane, hari n'abari bazanye mbona bafite ingunguru bateranije baziteruye. Hanyuma numva ijwi rivugana nanjye ngo bariya budukombe ni abanegirija iby'Imana, ni abanegirija ibyanjye, niko Imana yavuze, ni abanegirijanse y'ibyayo. Hanyuma irambwira ngo abazanye utudomori duto ngo ni abantu bumva kubika amavuta ntacyo bimaze n'amasengesho. Hanyuma irambwira ngo abazanye amajerekani n'ingunguru ngo ni bamwe bumva kenshi Imana ngo ivuga rimwe, abo bakumva inshuro nyinshi. Hanyuma ndabwirwa ngo mbere ya COVID Imana yaravugaga ngo nimuvome amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Igihe cyaraje habaho guma mu rugo, ku muzungu, ku mwirabura, kukomeye ndetse n'uworoheje. Hanyuma rero Imana ishaka ko mwivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. We wazanye idomori nini cyane, uri umunyamahirwe. Wowe wateranije na bagenzi bawe imbaraga, mukazana igunguru imbere y'Imana, mugavoma mukabukinga, muri abanyamugisha kurushaho. Hagiye kubaho ibihe bitatu bigoye bikakaye. Nakomeje kongera kubwirwa ngo hariho icyorezo rwose. Hanyuma isi yose, nyuma y'icyo cyorezo hazabaho ubukene bukomeye ku bakomeye n'aboroheje. Yewe ndahanura nka Yozefu ngo hari inka zinanutse n'izindi zibyibushe. Ako gahe k'imyaka 2 ka ekonomi izaba iri hasi, Imana izagutunga, Imana izabana nawe. Tangira wibikire mu Mana, tangira wikonekite n'Imana, kuko nta muhanga, nta ukomeye, nta woroheje bizasiga. Akenshi ubutumwa dutanga ntabwo bufatwaho kimwe, ariko twe dufite ibihamya ko turi kumwe n'Uwiteka. Ibyo bihamya si kimwe, si 2, si 3. Dufite ibihamya. Imana iravuga niyo byaro bitakwemera, ariko Imana iravuga. Ntabwo kutabyemera bikuraho kwivuga, ntabwo kubirwanya bikuraho ko bizabaho. Njyewe rero iyo mbona ikintu kitashoboka ntabwo sinakirwanya, kuko se niba mpumeka umwuka ntaguze, ntekereza ko nguhabwa nande. Yesu ariho bavandimwe, Yesu ariho bene data. Hanyuma ikindi rero nuko urucantege ni rwinshi mu bana b'Imana, ariko nanezerewe cyane, nishimye.
nabonye abantu basubizwamo imbaraga mu rwego ruri hejuru rudasanzwe. Habaho gusubizwamo imbaraga iz'umutima, mu mwuka no mu mubiri. Uyu mwaka ni umwaka utangiye utuje, ariko ni umwaka urimo udushya duteye ubwoba dukakaye cyane. Nagiye ndeba amakuru atandukanye y'ibintu bimwe cyangwa ibindi, ariko hari ibyo ntekereza ko atari ngombwa kuvugira hano, ariko bajya bavuga ngo n'utareba arakabakaba, n'utumva yakabakaba. Mwene data rero, aho uri Australia, Canada, Belgique, Oman, mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Congo, Mozambique n'ahandi hatandukanye, kwifurije nk'intumwa y'Imana kubana na Kristo, kwifurije kwegera Kristo. Ni igihe abana b'Imana bagiye kugerekwaho n'ibyo batakoze kugira ngo isura y'Imana yangirike muri rubanda cyangwa se ku bantu. Ni igihe cy'akarengane kadasanzwe, ariko dufite ijambo ryahanuwe, kandi iryo jambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, kwifurije kudacika intege mu bihe bisa n'ibingibi. Kwifurije guhagarara ku cyo wamenye, kwifurije guhagarara ku mbaraga n'ubutware bw'Imana, kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe no kukurengera no kukurwanirira mu buryo budasanzwe. Petero yaravuze ngo tse twakuvaho tukajya ko ufite amagambo meza, kandi amagambo meza y'ubugingo. Muririmbyi yaravuze ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, aravuga ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu. Aravuga ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu butware. Aravuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Aravuga ngo umuriro w'ijuru undimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri. Yesu Kristo niwe mucyo w'ukuri. Tuzabana n'Imana, tuzabona imbaraga, tuzabona gukomera kw'Imana, kugira ngo mfite ibiterane bitandukanye mu minsi iraza kuza. Hano muratangira kubona dutambutsaho ijambo ry'Imana mu biterane tuzaba turimo, bikomeza bera uzakurikire izo nyigisho, kuko tuzigisha dufite ijambo twahawe riri mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Muratangira kubona ibyo byanditswe tubisobanurira abantu muri izo nzandiko Paul yagiye yandikira ab'Ikorinto. Hariho ijambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twabizera n'imbaraga z'Imana. Haravuga ngo kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Aravuga ngo muri iki gihe umunyampaka ari he, umunyabwenge ari he, umuhanga ari he, umwanditsi ari he? Ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ibitari diploma gusa. Imana yishimiye gukirisha abayizera ibitari doctora gusa. Yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Belo chante coridas. Shuti y'umusaraba, icyo cyanditswe tuzagisobanura neza, uburyo umuntu abizinira Imana, Imana ikarinda amaguru ye impanuka. Uburyo umuntu abana n'Imana
inama zose zimugambanira Imana ikazicaramo ikazisenya. Tuzavuga imbaraga z'Imana kuko ndumva ndi mu muriro w'ibitangaza by'ijambo. Kole bonne stance, ndumva mpagurutse kuvugira Yesu mu buryo bukomeye cyane. Imana iguha umugisha, Imana ikwambika imbaraga, Imana ibane nawe, Imana ikurwanirire, Imana igutsindishirize mu izina rya Yesu. Ntabwo ninda cyane, reka ngusengere Imana, kandi nkubwire ngo umwuka n'umugeni barahamagara. Niwumva ijwi witabe kuko Imana izakuraho imisozi kandi izanyeganyeza ibihome, kandi izamenagura ibihindizo by'ibyuma kugira ngo wongere utambuke. Fada, mu izina rya Yesu nsengeye umwana wawe, mugirire neza, mwambike imbaraga abana nawe, konekitana nawe, ukuboko kwawe kwiza kumugaragareho, amavuta yawe amubashishe, imbaraga zawe zibane nawe. Doshiri pasa adone, ndananiza imbaraga zirwanya itorero, zirwanya abera, zirwanya umurimo, zirwanya abana b'Imana. Izo mbaraga nizinetrarizwe. Turasaba impano z'ibitangaza, duhagurutse ibirema mu gihe gisa n'iki ngiki, duhagaze muri Mariko 16 mu bimenyetso bizagumana n'abizera. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Bazavuga indimi nshya, turirukana amashitani y'uburyo bwose. Imbaraga y'Imana ikomeye ikore ibitangaza, imbaraga y'Imana ikomeye yimura imisozi, imbaraga y'Imana ikomeye ivunagura abarozi n'abakonikoni ku buzima bwacu. Itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Heni bola sande kodi tala bo shakida bola zivo men tudesanke tobelose. Turasenze, turamanura imbaraga zitwika umuriro utwika abadayimoni, turamanura imbaraga nk'izari muri Eliya. Turatura amagambo akomeye, turatura kunesha, turatura gukomera, turatura ubutware, turatura ububyutse mu bihugu byose, turatura guhagurutswa n'Imana kugira ngo dukoreshwe iby'ubutware. Ni igihe cyo gukorana n'Imana, ni igihe cy'ubutware n'ubushobozi, ni igihe cy'imbaraga, ni igihe cyo kuzuka, ni igihe cyo kubyuka. Hello zande koti distance, mukobwa w'i Siyoni, haguruka, rabagirana heno, kuko umucyo wawe ukurasiye. Twanyazwe ibyera, twanyazwe ibyo mu nzu y'Imana, twanyazwe amahoro, twanyazwe umudendezo w'abana b'Imana. Tubigarurishije imbaraga z'umusaraba, tubigarurishije kunesha kwanesheje isi. Shalom, Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe. Urakoze Yesu ko wumvise gusenga kwacu, mu izina ryawe rikomeye. Amen, amen. Shalom.